Ikibazo mfite ni uko umugabo yantaye akagenda nyiri kwa muganga nagiye kubyara, naza nyine nkasanga yaragiye n'ibintu byose yarabitakiye akagenda, nyine ndi mu buzima butoroshye. none se ni umwana wa mbere mwari mubyaranye cyangwa hari abandi mufitanye? Dufitanye batatu. Bose yarabajyanye asigarana wari wagiye kubyara cyangwa bose urabafite? Bose ninjye bafite. None se agenda abana bayabasize? Yabasize mu rugo ababwira ko agaruka kuza kubafata. Mu rugo aho mwabaga cyangwa bimeze bite? Yabasize aho twabaga, urabona abana bicara bajya gukina, baramubajije ese kuko akiri ibintu turimutse, arababwira ati mwe mugumye aho mukine n'abandi ndagaruka. Kuko wumva washaka no kwiyahura pe, kumva isi urayihaze, ariko icyo nashishikariza nk'abandi bantu wenda bafite ibibazo nk'ibyanjye, nabo nyine bagerageze kwihangana kuko ubuzima nyine burakomeza pe. Basaba nuko wenda hagize umfasha wenda akampa nk'icyo gukora nkabasha gutunga abana, kuko wenda umuntu ashobora kugufasha akaguha iyo sukari, ariko ejo kubera nta kintu uba ukora ntabwo ya sukari izaguma aho ngaho cyangwa ngo uhore uvuga ngo nkeneye ubufasha. Ahubwo icyo nasaba ni uko wenda nabasha kubona icyo gukora nkabasha gutunga abana banjye. Bakundwa nshuti zacu, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze nk'uko bisanzwe. Iyi ni Imfura 250. Twabamenyereje ko tuzajya tubagezaho ibyiza byinshi, tubagezeho ubuhamya bw'abantu, ubuzima bw'abantu, ubukerarugendo. Ese bimeze gute hanze aha ngaha? Ni muri urwo rwego Imfura 250 igiye gusura umubyeyi wahuye n'ibibazo, umugabo we akamuta ari kwa muganga yagiye kubyara, yagaruka agasanga yimutse. So aragira ngo dukomeze dukurikirane, tugiye kugirana nawe ikiganiro, atubwire uko byagenze, atubwire agahinda afite. Nimujye kure, tukomeje kubararikira gukomeza kubana n'Imfura 250. Aha ngaha niho umubyeyi aba, umugabo aturaza kumenya byinshi ku byabaye n'uko byagenze. Ndabararikira gukomeza kubana natwe yose no gukomeza gukora subscribe ku Imfura 250, ugasharinga comment zawe ku byo ubona. Ese ibi bintu koko birakwiye kubona umuntu asiga umugore uri ku kiriri, uri kwa muganga, akaza agasanga yatwaye ibintu byose? Nkawe nk'umunyarwanda ibi bintu birakwiye? Comment zawe kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Murakoze cyane, reka twinjire twumve uko bimeze, atuganirize uko ubuzima bayeho nyuma yo kugira ayo magi. Kubasuhuza no kubaha ikaze ku Imfura 250. Twabararikiye ko tuje kureba umumama ufite ibibazo yahuye nabyo. Dutangire tumuha ikaze ku Imfura 250, anatwibwira amazina ye. Yitwa Uwase Claudine. Ubwo yitwa Uwase Claudine. Uwase Claudine, uraza kongeraho akajwi gatoya kugira ngo twumvikane, kubera udupfukamunwa iyo uvuze gahoro ntabwo ijwi risohoka neza. Claudine, twumvishe ko wagize ibibazo, twagira ngo utangire udusobanurira icyo kibazo ufite giteye gite, ni iki? Ikibazo mfite ni uko umugabo yantaye akagenda nyiri kwa muganga nagiye kubyara, naza nyine nkasanga yaragiye n'ibintu byose yarabitakiye akagenda, nyine ndi mu buzima butoroshye. None se ni umwana wa mbere mwari mubyaranye cyangwa hari abandi mufitanye? Dufitanye batatu. Bose yarabajyanye asigarana wari wagiye kubyara cyangwa bose urabafite? Bose ninjye bafite. None se agenda
abana bayabasize? yabasize mu rugo ababwira ko agaruka kuza kubafata. Mu rugo aho mwabaga cyangwa bimeze bite? Yabasize aho twabaga, urabona abana bicara bajya gukina, baramubajije ese kuko akiri ibintu turimutse, arababwira ati mwe mugumye aho mukine n'abandi ndagaruka. Afata aragenda. Nta amaherezo ye yo kuvuga ese wabuze ahantu aherereye cyangwa? Gusa numvise hari umuntu umbwira, ariko ayo makuru sinyizeye neza, ambwira ko hari undi mugore bajyanye bari kubana ku Gisenyi. Yarimutse ajya ku Gisenyi. None se telefone ye nomero ya telefone ye icamo cyangwa nayo iri? Nimero ya telefone ntabwo iriho. None se mwasezeranye byemewe n'amategeko cyangwa mwabanaga mbere? Barasezeranye. Mu murenge. Mwari mumaranye imyaka ingahe? Imyaka 10. Imyaka 10. None se hari ubwo mwigeze mugirana ibindi bibazo mbere, cyangwa yigeze avugaho ko ashobora kuzaguta? Tubwire. Kubivuga ntabwo yajyaga abivuga, gusa ariko icyo nzi cyo nuko yakundaga kujya mu bandi nyine. Ukabimenya ukabimubwiraho? Hanyuma hari andi makimbirane mwajyaga mugirana ese ku buryo byamutera kuvuga ngo aragiye bitewe na se yaba yaranywaga inzoga akaza murwana? Byari bimeze bite mu mubano wanyu? Wari umeze gute? Nyine twarasereraga ntabwo byabura, ariko muri uko kugenda kwiwe twe tumaze iminsi nta kibazo dufitanye. Mubanye neza. Umwana mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 9. Ari kwiga se? None se mama, muri ni ikintu numva twari dusanzwe tuzi, umugabo yataye urugo yagiye, umugore yataye urugo yagiye. Ndumva ari ubwa mbere ahari muntu bantu baraza gutungurwa nk'uko natunguwe, cyangwa bagira ukuntu abakundi babyumva, kumva ukuntu umugabo asiga umugore ari kwa muganga yagiye kubyara abizi neza, aho kugira ngo amutekere amugemurire, kugira ngo amube hafi, kugira ngo afate abana, akamusiga akaza agasanga byimutse. Wowe uva kwa muganga, ndetse kuva kwa muganga byagenze gute? Wishyuye gute kuva kwa muganga ukarinda ugera mu rugo ugasanga nta muntu uhari? Tubwire ukuntu wari umeze, ukuntu waje kuba aho ngaho. Nyine ngewe ndi kwa muganga, naramuhamagaye kuri telefone, numva ntabwo anyitabye. Ubwa kabiri ndongera ndahamagara, nabwo ntiyanyitaba. Ubwa gatatu numva yayikuyeho, mpamagara umuntu w'umuturanyi, arambwira ati ese kuki mwimutse nimutubwire? Nangana ngewe nagiye kubyara ndi kwa muganga, nibyo kwimuka ntabyo nzi. Arambwira ati umugabo wawe yimutse, yimuye ibintu yagiye. Ariko ubwo nyine numvise mbaye nk'umusazi, nahise mpamagara umuntu ndangana igenda mu rugo undebere niba ibyo ari kumbwira ari byo. Agiye asanga abana nibo bahari, arababaza ati se papa wanyu agiye? Ngaratubwiye ngaragaruka kudutora ngo ntabwo tuzi aho agiye. Nuko ubwo kuva kwa muganga, kubera nari mfite mituweli, ntabwo banciye amafaranga menshi. Ndumva narishyuye 17,000 byonyine, kubera ko nari nabyariye Kibagabaga. Ubwo ngira amahirwe nyine mbona ndahavuye, ndaza ngeze mu rugo nyine mbura ikintu cyo gufata, nsanga ibintu byose yabijyanye. Nyine ndicara, urumva nta kindi cyakozwe, nararize buri cyo nkora, nyine ndicara nyine ndabyihorera gutyo. Ku mubyeyi ukeneye igikoma, ukeneye igitoki, ukeneye kugira ngo mu nda hongere hakomere hamere neza, umubyeyi ukeneye amashereka, icyo gihe ubushobozi bwo muri iyo minsi
bwari bumeze gute, wabukuraga hehe? Tubwire uko muri iyo minsi ukiri kwiyakira ko ibyo bintu biri kuba, icyo gihe ubwo bushobozi bwari buri kuvayo mu by'ukuri. Nyine ni abaturanyi bamfashije icyo gihe, aruzanye ifu y'igikoma akama nyine, ndumva nta kundi byagiye bigenda nyine. None se mama, nyuma y'aho ibyo birabaye, inshuti, abavandimwe, ese waba wariyambaje famiye zanyu zombi, hagati y'umugabo na famiye y'iwanyu, byo hari abo wiyambaje kugira ngo ubabwire n'icyo baba baragufashije nabo? N'ubu ngubu uwo nabwiye yabashije kumfasha umwana umwe, arambwira ati kubera nta bushobozi ufite uri kugenda wirukana n'akazi, reka tube tugufashije umwana, turabona nta bundi bufasha twaguha. Ni iwabo w'umugabo cyangwa iwanyu? Ni muri famiye yanjye. Iwabo w'umugabo wo bimeze gute? Ndabahamagara murumuna we w'Inyamirambo, ntabwo ajya anyitaba. None se mama, uru rugo tugusanzemo ni rwo wabagamo cyangwa ubuzima bundi nyuma y'uko famiye yawe ifashe umwana umwe, waba w'umukobwa waba w'umuhungu bakanga kukwitaba, ubuzima bwo ubayemo bumeze bute? Yaba kwishyura inzu ubushobozi buvaye, yaba n'ibigutunga buri munsi? Urabona hano ntabwo ariho nabaga, twabaga mu nzu y'ibihumbi 40. Urumva inzu y'ibihumbi 40 nta bushobozi nari kubona habe na buto. Nagerageje guhita nshakisha indi nzu ya makeya nyine yo kuba nifashishije yo kubamo, naho ibyo kurya bwo nyine ni ibindi bibazo. Nta kazi mfite, sinajya no gukora ikiyede wenda ngo hagire ukima ametse uruhinja, mbese ni ibibazo. Ubu uruhinja rufite igihe kingana gute? Agiye kuzuza amezi 2. Amezi 2? Wahise wimuka wituza mu yindi nzu, uva mu nzu nini wari urimo? Ibyo wafashijwe gute, byagenze gute kugira ngo ubwo bushobozi bwo kugira ngo uhite ubona aho kuba, ubwo bushobozi bwo bwahise buvaye ako mwanya? Ubwo bushobozi nyine ni umuntu wamfashije amafaranga 10,000, niyo nashatsemo inzu. Kwimuka bwo ibintu nabitwaraga ku mutwe nyine, nk'imyenda yanjye cyangwa iy'abana. Kugeza ubu ngubu hari nk'umuntu ugeze aha ngaha uri gushaka kugira wumvishe ushaka kuguha ubufasha bwo ari bwo bwose, turagusaba nimba uri bubyemere utange nomero yawe ya telefone, yaba umuntu uzajya uguhamagara, yaba umuntu uzajya ugufasha, kuko ndabizi bihe biragoye nubwo turi muri iki cyorezo cya corona, ariko byanga bikunda ntago habura bake mu bashobora kugira ikintu wakoherereza iyo sukari. Sinzi nimba wemera ko watanga nomero yawe kugira ngo abantu babe bakuvugisha mu buryo n'ubundi, ari abagusura, ari abaguhumuriza. Urumva byo hari icyo byaba bigutwaye? Ntacyo byaba bintwaye. Ntacyo? Nimba ntacyo bigutwaye wayitanga? 078 20 45 774. Nomero muri buze kuba mwamufashirizaho cyangwa kugira bundi ikintu icyo ari cyo cyose mwashaka kumubwira, nyabuna ntabwo nomero yibahaye kugira ngo bamumuteshe umutwe. Ni nomero yo kugira ngo ugira ikintu kizima agomba kuba yamufasha, yamubwira ikintu kimwubaka, ikintu cyubaka
abana be batatu afite kugeza ubu aba ari we muntu ukoresha iyo nomero. Ntabwo ayitanze kugira ngo mube mwamutesha umutwe mumubaza ibindi bintu bitafite aho bihuriye. Claudie, twagira tusangize gatoya, ni iki wasaba aramutse umugabo wawe aramutse abonye nk'iyi nkuru, ni iki wamusaba? nasaba umugabo se, njyewe nk'umuntu wantaye rwose ndi kwa muganga, ndumva nta kintu nyimukeneyeho. n'ubutumwa bwihariye wamuha, ubutumwa bw'amavamutima yawe, ukavuga ngo ubutumwa n'ubwawe mu myaka 10 twabanye, ni ubuhe butumwa wamuha? Mu marangamutima menshi biramugora ikiniga ni cyinshi kugira ngo agire icyo avuga. Nyabuna ibi bintu u Rwanda dufite, ibyo turi gukora byose ni ukugira ngo umunyarwandakazi, umuturarwanda wese abeho neza kandi abeho yishimye. Nyabuna ibi twabifata mu gikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa kitari icy'ubuntu. Gusiga birumvikana biragoye, nubwo ushaka birumvikana, nubwo ushaka no kongera no kumubona ahari cyangwa kumuvugisha. Nicyo wasaba umuryango nyarwanda muri rusange, izi ngo ziri hanze, ni irihe somo, ni iki wabigisha kuri experience ufite wowe wahuye nayo? Cyambere nyine no kwihangana mu buzima uba winjiyemo, gusa ntibiba byoroshye. Nyine ushobora kugera mu buzima nk'ubu ngubu kuba wumva washaka no kwiyahura pe, kumva isi urayihaze. Ariko icyo nashishikariza nk'abandi bantu wenda bafite ibibazo nk'ibyanjye, nabo nyine bagerageze kwihangana, kuko ubuzima nyine burakomeza pe. Ese uru Rwanda duhora tuvuga, u Rwanda abantu bavuga bifuza, u Rwanda rufite icyerekezo, ibi bintu birakwiye mu muryango nyarwanda cyangwa ntago bikwiye? Ese byakemuka bite? ubona byavaho bite kugira ngo nimba umuntu ashakanye n'umuntu, aho kugira ngo amuhemukire ko bajya gushakana, hari intambwe nyinshi bateye, bahura bamenyana, ibyo ni birebire. Ni iki u Rwanda twifuza? Ese birakwiye ko ibintu nk'ibi by'ubuhemu bibamo? Ni iyihe nama wabwira abantu, ku rubyiruko ruri gushaka kubaka n'abari kubaka n'abantu basanzwe babana? Ni iki wababwira? Ndumva byangora. Gora gute? Inama nabagira se, uretse Imana yonyine yabubakira izo ngo bazigezemo, naho ubundi ibintu muri iki gihe rwose mva ni hatari. Niki usaba abanyarwanda bari bukurikire kino kiganiro tugiranye? Ese niki wasaba leta? Watubwira ikintu wowe ubwawe wumva wasaba yaba leta n'abanyarwanda muri rusange? Kijyanye n'iki? Cyaba kijyanye n'uburyo bwo kugira ngo ubwo gufashwa kwawe, kugira ngo umwana w'amezi 2 akomeza atera imbere, undi w'imyaka 9 nabakomeze kwiga na murumuna wabo hagati aho. Ni iki wasaba abanyarwanda bagufasha? Njye cyo nabasaba nuko wenda hagize umfasha, wenda akama nk'icyo gukora nkabasha gutunga abana, kuko wenda umuntu ashobora kugufasha akaguha iyo sukari, ariko ejo kubera nta kintu uba ukora, ntabwo ya sukari izaguma aho ngaho cyangwa ngo uhore uvuga ngo nkeneye ubufasha. Ahubwo icyo nasaba ni uko wenda nabasha kubona icyo gukora nkabasha gutunga abana banjye.
wari usanzwe ukora iki, ni iki cyakorohera kuba wakora kugira ngo kigufashe utunge umuryango wawe? njyewe nacuruzaga botike. ucuruzaga botike nayo umugabo ari mu byo yajyanye cyangwa? wowe kubera hari yari ari mu nzira zo kugenda, we byageze aravuga ati ducuruze ibi birimo ubundi tube duparitse, dore ufite inda nkuru, ubu uruhukaho amafaranga tube tuyabitse, hanyuma numara kubyara tuha imbaraga uzongera ujye gukodesha utangire ucuruzi. ubwo rero ayo mafaranga niyo yagomeje gukoresha, niyo yamwimuye yigendera nyine. Claudie, turagira ngo tugushimire ku mwanya wawe waduhaye, kandi humura, ntabwo ryari iherezo, ubuzima buzakomeza nk'uko wari uzi ko butazakomeza. ukigera mu rugo usanze umuntu yagiye, wisanga nta mafaranga ufite, ariko uko inzira zose byaciyemo n'ahangaha ugeze, byanga bikunda Imana izabigucishamo kandi bizagenda neza. wakoze cyane rero. Yego namwe murakoze.